Guhita mwizina umwana azitwa ni kimwe mu byo ababyeyi baganiraho mu gihe bitegura kubyara. Rimwe na rimwe ugasanga hari n'abananirwa kubyumvikanaho, umwe yumva ko iryo ashaka ari ryo ryiza kurusha irya mugenzi we. Aha ndavuga ku mazina amwe yitwa amakristo cyangwa se first name mu cyongereza. Ariko se ntiwasanga muramutse muza amazina azabagezweho muri uwo mwaka n'icyo asobanura, byabafasha guhitamo kandi mu bwumvikane. Muri iki cyegeranyo nibyo nashatse kubabwiraho kuri we witegura kubyara muri uyu mwaka wa 2021. Ndakubwira ku mazina 10 ku bakobwa n'andi 10 ku bahungu. Nifashishije urubuga familyeducation.com. Kuri uru rubuga bavuga ko uyu mwaka wa 2021 muri rusange ari umwaka wo kongera kwiyubaka, kongera kwishakamo imbaraga, kwakira imigisha iva ku Uwiteka, gutegura ejo hazaza. Amazina rero ngo azabagezweho nafitanye isano n'ubusobanuro bw'uyu mwaka. Nge ndino sahabu umugisha. Reka mpere ku bakobwa. Mu mazina 10 nshaka kukubwira harimo iryitwa Eilish. Iri ni izina riri mu rurimi rukoreshwa mu gihugu cya Ireland, risobanura mu kinyarwanda isezerano ry'Imana. Hari kandi Mabel, cyangwa se washaka kubivuga mu cyongereza ukavuga Mabel. Izina rinakomoka n'ubundi mu rurimi rw'icyongereza rigasobanura uw'igikundiro. Hazamo kandi Reina, riri mu rurimi rw'icyesipanyol, mu cyongereza rivuga Queen, mu kinyarwanda bikaba umwamikazi. Harimo kandi Fayedra, ni izina riri mu rurimi rw'ikigereki, mu cyongereza rikaba rivuga Bright, mu kinyarwanda rikaba risobanura umucyo. Hari kandi Jessie, riri mu rurimi rukoreshwa mu gihugu cya Scotland, risobanura Imana irakureba cyangwa se Imana ikwitayeho. Harimo kandi Ada, rikaba riri mu ndimi nyinshi zikoreshwa ku isi, harimo icyongereza, ikidage n'izindi. Iri ni izina risobanura umuntu wicisha bugufi cyangwa se umunyakuri. Hari kandi Amaya, riri mu rurimi rw'icyesipanyol, risobanura iherezo. Haza kandi Azami, riri mu rurimi rw'ikiyapani, rikaba risobanura umuntu utava ku bintu cyangwa se umuntu uhangana. Muri ayo mazina kandi harimo Riva, riri mu rurimi rw'icyongereza, risobanura umugezi. Hari kandi Laila, riri mu rurimi rw'icyarabu, rigasobanura ijoro cyangwa se umwijima. Mu mazina y'abahungu harimo Adonis, riri mu rurimi rw'ikigereki, rikaba risobanura umucunguzi cyangwa se Imana. Hari kandi Ozi, riri mu rurimi rw'igiheburayo, rivuga umunyembaraga. Hazamo kandi Kiro, riri mu rurimi rw'ikilatini, risobanura ikirere. Hakaza Evanda, riri mu rurimi rw'ikigereki, rigasobanura umugabo. Hakazamo Legend, riri mu rurimi rw'icyongereza, rikavuga umunyabigwi. Haza Len, riri mu rurimi rw'ikiyapani, rikavuga urukundo. Hazamo kandi Kamali, rifite inkomoko mu rurimi rw'igiswahili Kamalia cyangwa se mu cyarabu Kumal, bigasobanura ukwezi. Haza kandi Jahali, bisobanura impano y'Imana. Haza Mesaya, bisobanura umucunguzi. Hakaza kandi Amal, bivuga umurame. Ayo ni amazina 10 ku bahungu ndetse n'10 ku bakobwa ushobora kuzita umwana wawe kuri wowe uzabyara muri 2021. Amazina azabagezweho bijyanye n'ubusobanuro bw'uyu mwaka wa 2021 nk'uko twabigarutseho muri iki cyegeranyo.